n'umutima wacu wose twezwa dutunganywa kandi Imana iri kumwe natwe. Reka rero dusengere mwarimu akomeze atuganirize ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, Mana yaduteguriye ibihe byiza kuri uyu munsi, turagushimiye ko wateguye ameza meza kugira ngo nubundi tuze gusangirira hamwe. Hanyuma wateguye umugabura wawe mwarimu Alexis, turamusengeye kugira ngo muri uyu mwanya ntaba ari we, turamusabiye kugira ngo izina ryawe data rihabwe icyubahiro kubwe, kandi turamusengeye kugira ngo Mwuka Wera aze abane nawe. Imitima yose iri imbere yawe igiye kumva ijambo ryawe, nayo none ndayisabiye kugira ngo ifashwe n'ijambo ryawe. Duhagaritse imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu, ahubwo ubushake bwawe abari bwo buba muri uyu mwanya, kandi icyubahiro cyawe kitugote, ineza y'Imana tuyumve. Abaguye babyuke, abatarakizwa bakizwe, abahagaze mu rugendo bakomeze, abatakaje ibyiringiro kubw'ijambo ryawe bongererwe mu ibyiringiro. Urakoze Mwami ku ijambo ryawe ugiye kurekesha ibimenyetso n'ibitangaza, rigafasha imitima yacu, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Karibu mwari. Urakoze cyane. Yesu ashimwe. Dushimye Imana iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo twongere tuganire ijambo ryayo. Yewe mugiye kuganira ijambo ry'Imana, birashobora ko hari abadukurikiye nyuma cyangwa n'abandi bashobora kuza gukurikira iteraniro hanyuma. Amazina yanjye nitwa Nsabimana Alexis, ndi mwarimu cyangwa umubwiriza butumwa bwiza muri paruwasi ya Nyarugenge ku mudugudu wa Nyarugenge. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Mariko, ibice byaho 2, umurongo waho wa 22. Mariko ibice 2, umurongo wa 22. Nyuma yaho turaza gusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3, umurongo wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu duhere hano muri Mariko 2:22. Haranditse ngo, kandi nta wusuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Uwagira atyo vino yaturitsa iyo mifuka, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya. Ibyakozwe n'Intumwa ibice byaho 3, umurongo waho wa 19. Haranditse ngo, Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ubone ukwiza ituruka ku Mwami Imana, amen. Imana ishimwe. Aya magambo niyo tugiye kwifashisha tuganira ijambo ry'Imana. Mwarimu Jean Paul amaze kubivugaho. Turi muri ya minsi 70 yo gushaka Uwiteka n'imitima yacu yose ku rwego rw'itoro rya ADPR. Turi mu mwanya wo gusenga Imana, kandi ko iyo gahunda twayitangiye cyangwa se twayinjiyemo ku Cyumweru cyatambutse. Hanyuma rero twatangiye kuganira ijambo ry'Imana ku munsi wo kuwa 4, kandi muri ano masengesho dufite ijambo ry'Imana twahawe tugomba kugenderaho rituyobora. Ni muri Yeremiya ndetse n'aha tumaze gusoma. Hanyuma iki cyumweru turimo dusoza uyu munsi wa none, twari dufite ntego nk'eshatu turi kugenda tuganirizaho cyangwa tuganirizwaho ijambo ry'Imana kandi tunasenga. Iya mbere nigendanye no gushaka Uwiteka n'imitima yacu yose. Hanyuma tugashingira kuri Yeremiya 29 umurongo wa 13. Indi ya kabiri nayo n'ubundi dukomereje muri iryo jambo ry'Imana, ni ugukorera Uwiteka n'imitima itunganye. Ayo magambo niyo twaganireho ku munsi wo kuwa 4 ndetse n'umunsi wo kuwa 5. Hanyuma rero indi ntego ya 3 muri iki cyumweru turimo dusoza nivuga kwihana no kugira umutima mushya. Hanyuma imirongo itoro ryadutegure tugomba gushingiraho dusenga Imana, tunaganira ijambo ry'Imana. Nahanga tumaze gusoma muri Mariko ndetse no mu Byakozwe n'Intumwa. Hanyuma rero intego y'uyu munsi ni ukwihana no kugira umutima mushya. Kwihana no kugira umutima mushya. Tuvuze kwihana, birumvikana kwihana nk'uko tubizi ni uguhindukira ukava mu nzira mbi wari urimo. Kwihana ni uguhindukira ukava mu cyerekezo kimwe kitari cyiza wari urimo ukajya mu kindi cyerekezo kizima kandi gishyashya. Ni ukwiyambura ibyaha, ni ukwiyambura gukiranirwa, ni ukwiyambura ingeso za kamere umuntu wa kera, hanyuma
tukambara umushya, ingeso nziza arizo gukiranuka no kubaha Imana, kuyoborwa n'Umwuka Wera. Muri make kwihana rero nuko umuntu aba agomba guhindukira akava mu nzira ye mbi yararimo, hanyuma akajya mu nzira nziza. Umutima mushya rero nkuko twavuze ngo uyu munsi intego ni ukwihana no kugira umutima mushya. Birumvikana ko niba habayeho kwihana hagomba kuboneka umusaruro uvuye muri uko kwihana. Umutima mushya rero ni umusaruro uvuye muri uko kwihana. Bivuze ngo niba umuntu ahindukiye, niba umuntu yihannye akaba abaye icyaremwe gishya, bisobanuye yuko ari imbuto zivuye muri kwa kwihana. Ni ukuvuga ngo urahindukiye, ibibi wakoraga wagenderagamo ntabwo ari byo ukigenderamo, ubaye umuntu mushya. Aha rero nituvuga ku bigendanye no kugira umutima mushya, birumvikana yuko tutarimo tuvuga uyu mutima w'inyama, uyu nguyu usanzwe ufite umumaro ukomeye mu buzima bwacu bw'umubiri. Iyo umutima ari muzima, umubiri aba ari muzima, ariko iyo umutima wahagaze bakavanga umutima wacitse, umuntu aba yapfuye ntaba akiriho. Uwo mutima rero w'inyama ukomeza ari wa wundi, ariko umutima turimo tuvuga hano ugomba kuba mushya, ni ibigendanye n'ubwo buzima n'iyo mibereho, mu mitekerereze, mu migirire, mu mico, mu myitwarire, wa muntu mushya w'imbere turimo tuvuga. Uko nguko rero niko kwihana no kongera kugira umutima mushya. Kandi dukomeje kuri ano magambo, ibyo ngibyo turabigereranya nk'isoko y'amazi. Isoko y'amazi, amazi twese turayazi, ni meza, tugira umumaro, kandi nubwo tuyavoma mu marobine cyangwa handi mu migezi, ariko buriya tuyakira kuri ariko afite isoko. Bivuze ngo isoko yakamya iri amazi ntitwayabona, ariko kandi n'isoko ibaye ari mbi, bivuze yuko ayo mazi ntacyo yatumarira. Ayo mazi ntiyanyobwa, ntiyakoreshwa, kuko ntabwo yaba ari ay'umumaro. Turatanga urugero, kandi iyo soko y'amazi turimo tuvuga dutanga ingero, ni wa mutima turimo tuvuga n'ubundi turabisanisha n'uwo mutima turimo tuvuga ugomba kuba mushya. Nusoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 2 umurongo wa 19 ukageza ku murongo wa 22, urahasanga inkuru igaragaza ko hari umudugudu umwe. Bibiri twereka ngo ko hari umudugudu mwiza, umudugudu uteye neza utagize icyo ubuze, ariko ngo abanyamudugudu baho ngo basanze Elisa, baramubwira ngo nubwo uyu mudugudu wacu ubona ari mwiza, ukabona uyu mudugudu wacu umeze neza, ariko dufite ikibazo gikomeye cyane. Amazi ya hano ntabwo ari meza, ararumbya, ntabwo wayuhiza imyaka ngo iyo myaka izabeho. Amazi ararumbya ya hano, kandi reka tuve ngo n'amatungo wenda yari kuyanywa, yari kuramburura. Bivuze ngo ari amazi yo muri uriya mudugudu ntabwo yatangaga ubuzima, ahubwo yaricaga. Bivuze ngo umutima nawo wuzuye ibyaha, umutima utarihana, umutima w'umuntu utarakizwa nawo, birashoboka ko aho kugira ngo utange ibyiza, utange ubuzima, watanga ibibi. Ariko Elisa ngo icyo yakoze, aravuze ngo nibamuzanire imperezo n'umunyu, hanyuma ngo arangije aragenda ajugunyamo. Imana itugire neza, nta kintu rero cyakiza imitima mibi, nuko ijambo ry'Imana riyinjiramo, kandi abantu bakemera gukora ibyo ijambo ry'Imana ribasaba. Kandi nusoma mu Kuva ibice 15 murongo wa 22 ukageza kwa 25, urasanga inkuru y'Abisirayeli bari mu rugendo bava muri Egiputa berekeza hariya i Kanani. Ngo bakomeje urugendo tayu, hanyuma babura amazi, kandi abantu birabagora cyane, ndetse baritotomba, ndetse bavuga amagambo atari meza. Ariko ngubwo bari bageze ahitwa Imara, nabo ngo bahasanze isoko y'amazi, ariko n'ubundi ntiyaba igisubizo. Ntabwo iyo soko y'amazi yabaye igisubizo ku Bisirayeli, ahubwo ngo kuyanywa nabwo byaranze, kubera yuko ngo ayo mazi yararuraga, ngo nacyo cyatumye bahita Imara. Abantu bakomeza rero kubabara. Bivuze ngo isoko y'amazi irabonetse, ariko ibonetse atari isoko y'amazi yatanga ubuzima, yakemura ikibazo cy'inyota no kugumwuma bari bafite, ahubwo hari hakwiriye ikindi kintu, aricyo Mose yakoze. Mose ngo Imana yamweretse igiti, atema ishami ryacyo akijugunya muri ayo mazi, nuko ngo ayo mazi arahumanuka, noneho aboneka kuba ay'umumaro. Imana nishimwe cyane. Turimo turavuga kwihana no kugira umutima mushya. Uwo mwanya ngo ayo mazi aba ay'umumaro. Bivuze ngo umutima w'umuntu muri kamere yacu nk'umuntu buntu, birashoboka ko nta cyiza cyaturukamo Kristo atarabasha guhindura uwo mutima. Birashoboka ko haturukamo
ibitari byiza. Nubwo umuntu yaba ari mwiza, nubwo umuntu yaba ameze neza, nubwo umuntu yaba afite ibintu bitandukanye wenda byo mu buzima busanzwe bigaragara, ariko ugasanga imbere ku buryo abantu bati ntukamubone nubwo bimeze kuri, ariko umutima we ni mubi, umutima urarura, nta cyiza kimuturukamo. Hanyuma ari kiba gikwiriye nuko haboneka igikiza uwo mutima. Nta kintu kibasha gukiza uwo mutima usibye ijambo ry'Imana rigomba kwinjiramo, kandi umuntu akawakira, akakira ijambo ry'Imana cyangwa se akakira umwami Kristo. Imana rero nk'umugisha kandi dushoboze kugira ngo imitima yacu bitunganye kandi ibe iboneye, kugira ngo habonekemo ibyiza byo gukiza abandi kandi habonekemo ubuzima bwo guhembura abandi. Turimo tuvuga kugira umutima mushya. Paulo nawe yabyandikiye Abaroma, yusomye ibice 12 murongo wa mbere ugakomeza, yatangiye ababwira ibyo gutanga imibiri yabo kugira ngo ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, kuko ariko kuyikorera kwabo kuzima gukwiriye. Hanyuma arangije avuga ngo nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Abo ni nk'abanyetero nyirizina turi kubwirwa, abantu bamenye Imana. Ahubwo ngo noneho nihabeho guhinduka kuko burundu umuntu agize umutima mushya. Aravuga ngo nimwishushanye n'abiki gihe, bivuze ngo abiki gihe abatayobowe n'ijambo ry'Imana cyangwa n'umwuka wera, cyangwa se abiki gihe batemeye guhindurwa n'ijambo ry'Imana ngo bagire imitima mishya, hari ukundi kuntu bitwara, hari ukundi kuntu bagaragara. Paulo aravuga ngo ntimwishushanye n'abo bantu. Aravuga ngo naho mwaba mukorana mu biro, naho mwaba mucuruzanya, naho mwaba mwigana, naho mwaba muturanye, ntabwo bivuze yuko mutari bukomeze guturana, kwigana no kubana no gukorana, yego, ariko uramenye ngo wowe ntiwishushanye nabo. Uko bacuruza hari utundi tuntu bashyiramo tudakwiriye, uko kwishura uko babigenza ngo amanota aboneke, uko hari ukundi babigenza ngo ibi nibi bigende gutya na gutya, wowe ubwawe ntiwishushanye nabo, ntuse nabo. Imana yo mwijuru nishimwe cyane. Ahubwo uhinduke rwose ugize umutima mushya. Imana yo mwijuru nishimwe cyane. Ya mitima amaze kwinjirwamo n'ijambo ry'Imana, ya mitima amaze guhumanurwa nka yamaze twarimo tuvuga, ntabwo yishushanya n'ab'isi ya none, ahubwo dukomeza duhinze tugize imitima mishya. Imana yo mwijuru nishimwe cyane. Kandi ibyo ngibyo ni rwo rufunguzo ruhesha kwakira iby'Imana, cyangwa se n'ubuzima buhesha kwakira iby'Imana. Imana yo mwijuru nishimwe cyane. Uko kuba mushya, uko gutungana, uko guhindurwa n'ijambo ry'Imana, uko kwiyambura ibibi, uko gukiranuka, uko guhindukira ukava mu nzira mbi wari urimo, nibyo biduhesha kwakira ibishya bituruka ku Mana. Turimo tuvuga ibi, itorero ryacu cyangwa n'abandi bose basenga, akenshi tuvuga yuko dushaka ububyutse, dushaka kugendererwa n'Imana, dushaka guhemburwa n'Imana. Hari n'usubiza amaso inyuma kavuga ati ibihe runaka twibuka ibihe byiza, yego ntaho byagiye, n'ubundi ijambo ry'Imana rirahari, umwuka wera arahari, ariko ibi bihe byiza turimo tuvuga n'ubu bubyutse dushaka ntabwo bishobora kuza hakirimo gukiranirwa abantu batariyambura imirimo mibi, cyangwa se batarihana ngo bambare umuntu mushya cyangwa bakire ubuzima bushya muri bo. Imana itugira neza cyane. Ububyutse ntibwakunda kwihana kutabayeho. Ububyutse ntibwakunda abantu batiyambuye imirimo y'umwijima ngo bambare imirimo y'umucyo. Hanyuma rero ijambo ry'Imana twasomye hariya muri Mariko ibice 2 umurongo wa 22, twarimo tuvuga ko kwihana no kugira umutima mushya ari urufunguzo rutwinjiza cyangwa se ruduhesha kwakira iby'Imana dushakaho, cyangwa se ubuzima buturutse ku Mana, n'ibyo bihe byiza byo guhemburwa n'ububyutse twari turimo tuvuga. Yesu yararimo avugana n'abafarisayo n'abandi bose bari aho ngaho. Amagambo abanza ntitwajyamo cyane wenda ku byo barimo bavuga. Yaramaze guhamagara Lewi cyangwa Matayo mukoresha w'ikoro, hanyuma arakomeza yicara n'abantu baganira. Abandi bati ese burya n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha bakwicarana nabo? Yesu akomeza avuga ati nazanywe no gushaka abarwayi, nazanywe no gushaka uwari warazimiye, nazanywe no gushaka abanyabyaha. Imana itugire neza cyane. Twihuse rero, bamumajije ibyo kwiriza ubusa ko abigishwa be batakora, ariko ngo abayohana barabikora, n'abafarisayo n'ibindi. Ariko tugera kuri ano magambo yo kugira imitima mishya, kwihana tukagira imitima mishya, nibwo nyuma rero kuri no murongo twasomye yavuze kubigendanye n'umwenda. Atanga urugero avuga ngo umwenda mushyashya cyangwa se umwenda umaze gusaza, ntabwo wazana ikiremo gishyashya, ikirakase. Sinzi niba izo mvugo bamwe na bamwe bazumva, yenda nk'abana b'i Kigali cyane bubu, ariko ikiraka cyangwa ikiremo ni cyagiye umuntu yambaye umwenda ugasaza, ukamusaziraho rwose ugacika,
noneho akifashisha undi mwenda uturutse ku ruhande, akaza akadoda n'intoki cyangwa se agashyira no ku mashini. Hanyuma niba umwenda wari umukara azanye ikiraka cy'umweru cyangwa ikiremo ashyizemo aho ngaho. Nuko byajyaga bigenda mu gihe byakorwaga. Hanyuma rero Yesu aravuga ngo ntiwafata umwenda ushaje ngo uzane umwenda mushyashya cyangwa icyo kiremo gishya ngo ushyireho, hanyuma ngo ibyo bintu bize kwemera, ahubwo ngo byaterana hahandi hose gucika hari hasigaye. Aravuga ngo kandi ntiwafata nanone impu zishaje ngo ushyiremo vino muri iyo mifuka, ngo kubera yuko nanone iyo vino nshya umutobe mushyashya ngo wabasha guca utwo dusaho cyangwa utwo dufuka nyine. Ngo ahubwo ngo vino nshyashya umutobe mushyashya ushyirwa mu mifuka mishyashya kugira ngo ibintu byose bigende neza, ari uwo mutobe ari n'utwo dufuka. Imana yo mu ijuru itugire neza kandi idufashe. Turimo turavuga kwihana no kugira umutima mushya. Bivuze ngo ya soko y'amazi kirimbi nta cyiza yatangaga cyangwa se nta cyiza cyayibonekamo. Nahangaha bigaragara ko tutariyambura umuntu wa kera, tucyambaye imirimo y'umwijima, tucyambaye gukiranirwa, tucyambaye wa mutima udatunganyijwe, ntabwo twabasha kwakira ibishyashya bije bituruka ku Mana. Bivuze ngo ubuzima bw'Imana, ubuzima bw'umwuka wera ntitwaba dufite aho tubushyira. Na kera abashyitsi bakibaho n'uyu munsi babaho, ntabwo umuntu yari kukubwira ngo azagusura, ariko ngo naza asange ari icukiro, ari umwanda gusa. Ntiwamwicaza muri iyo saro, ntiwamwicaza muri urwo rugo, wariteguraga ibishoboka byose. Niyo wumvaga ari hafi agutunguye, warebaga uko ubigenza kugira ngo umwicaze ahantu hazima. Hanyuma rero na Yesu aravuze ngo ibyo bishya bimeze gutyo ntabwo byashyirwa mu bishaje ngo bibashe kuba byakunda. Nagira ngo mbabwire ngo iby'Imana ni bishya, ni bizima, birera, biratunganye. Ntabwo byakwinjira mu mutima wanduye, ntabwo byakwinjira mu mutima uhumanye, ntibyabona aho byicara. Kandi natwe mu muco wacu tuzi neza yuko amata ntashobora gushyirwa mu kintu cyanduye. Ntiwayasuka cyangwa ngo uyabuganize mu kintu cyanduye kirimo umwanda. Icyo kintu kigomba kuba gitunganye. Natwe rero abifuza impemburo, abifuza ububyutse, abifuza ubuzima bwiza bwo kubana n'Imana, twari dukwiye kubanza tugatunganya imitima yacu, hanyuma ikaba yera, ikaba itunganye, ikaba ari mishya, kugira ngo ubwo buzima twifuza buturutse kuri Data wa twese, ubuzima bw'umwuka buba bufite icyicaro. Imana yo mu ijuru itugire neza kandi Imana yo mu ijuru idufashe. Kandi twakwibaza ngo uyu mutima mushya waboneka gute? Uyu mutima mushya turimo tuvuga byanyura mu zihe nzira? Nta handi nk'uko twatangiye tubivuga, ni mu kwihana. Ijambo ry'Imana twasomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3 umurongo wawo wa 19, haravuga ngo mwihane ibyaha byanyu bihanagurwe, hanyuma bikurweho, kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Iyi niyo nzira Petero hano yari arimo avugana n'abantu ngo batangajwe no kubona uriya wacumbagiraga ngo yari amaze gukira, agenda atambuka ashima Imana, ngo abantu batangazwa nawe. Rero akomeza bahamiriza, ababwira ibya Yesu bishe, babambye, ariko akazuka, kaba yamukoresheje biriya kubwo kwizera, akamuha kwizera, akaba amaze gukira. Natwe ubwacu si twe tubikoze, ahubwo ni imbaraga ziyazuye Kristo zimuhesheje kuba ari muzima. Arangije rero avuga ngo nubwo mwabigenje kura mukamwica, ariko hari cyari gikwiriye, ni mwihane hanyuma muhindukire, ibyaha byanyu bikurweho, kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ibageraho iturutse ku Mwami Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Iyo niyo nzira yo guhembuka, iyo niyo nzira yo kongera kugira ibihe byiza, iyo niyo nzira yo kongera kuzura umwuka wera, iyo niyo nzira yo kongera kubona ububyutse. Nuko abantu bihana ibyaha byo mu mirimo yabo, nuko abantu bihana ibyaha byaba ibyo hanze, byaba ibyo mu nzu y'Imana, byaba iby'umuntu ku giti cye, umuntu wese akigenzura, kubera yuko iminsi yo guhembuka yo irahari. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Ikigega cy'ububyutse Data wa twese aracyagifite, ikigega cy'umwuka wera Data wa twese aracyagifite. Ibyo bihe byiza byakongera bikaboneka, ariko ibihe byiza bikwiriye ikibuga bikoreraho, ibihe byiza bikwiriye aho byakirirwa. Imana itugire neza cyane. N'umuntu ashobora guturuka ibunaka mu mahanga, tukumva ngo bagiye ku kibuga cy'indege kumwakira, birashoboka. Muyobozi runaka ashobora kujya ahantu runaka, hama akavuga ngo abantu bagiye kumwakira. Ibyo byose birumvikana.
ibihe rero bituruka ku mwami Imana sibyo bikwiriye kuza bidafite aho bishyikira, sibyo bikwiriye kuza bidafite wenda aho byicara naho biri bukorere, kandi aho bikorera nta handi ni mu gutungana, ni mu kwera, ni mu kugira umutima mushya. Byaba ari ikibazo gikomeye umuntu asaba ububyutse ariko kandi ari n'umusambanyi, byaba ari ikibazo gikomeye umuntu asaba ububyutse ariko kandi ari n'umujura, byaba ari ikibazo gikomeye umuntu asaba kugira ibihe bishya byiza ariko kandi hari ibyo yanze kurekura, hari ibyo akizingatiye. Imana itugereza torero ry'Imana nituvuga kwera no kugira umutima mushya, nituvuga gushaka Imana n'imitima yacu yose, nituvuga gukorera Imana n'imitima itunganye, nituvuga kongera kugendererwa n'Imana no kongera kugira ibihe byiza, tumenye ko nta handi bikurwa, nuko tubanza tukagira imitima mishya. Imana yo mu ijuru tugire neza, kandi none ibyo ugomba kwihana urabizi, ibyo umuntu wese agomba kwihana arabizi, kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku mwami Imana, hanyuma nirangiza tuyakire mu mitima yacu. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Dusenga ariko twihana, dusenga ariko kandi twiyeza, kandi dusenga twitunganya imbere y'Imana, kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku mwami Imana, natwe tubone kuyakira mu mitima yacu. Ariko nahanjye nahawe ho gutegura ikibuga ibyo bihe byiza bibonekamo, cyangwa se bishyikira, cyangwa bikoreraho, nta handi ni mu mitima yacu. Imana ikomeze tugira inama mu ijambo ry'Imana n'ubundi. Yesaya 1:16-20 avuga ngo nihabeho kwiyuhagira, habeho kwiboneza, ibyaha byo mu mirimo y'abantu bikurweho, hama ngo habeho kwiga gukora neza. Kandi Imana ikavuga ngo naho ibyaha byaba bitukura tukutuku ubwayibasha kubyeza. Ijambo ry'Imana ikakomeza ritubwira ngo nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko twanze tukagoma inkota izarya abantu, kuko arakanwa k'Uwiteka kabivuze. Bivuze ngo Imana ikunda abihana kandi bagahindukira. Si ikibazo cy'ibyaha umuntu yaba arakoze, ahubwo igikomeye ni ukwakira imbabazi z'Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Noneho habaho kwibaza ngo ese ibi bintu turimo tuvuga byo kwihana no kugira umutima mushya, ubundi koko mu ijambo ry'Imana birahari? Hari abo byabayeho? Ndabizi neza ko unteze amatwi urabizi neza ko byabayeho, nawe ubwawe uzi ko byakubayeho, nanjye n'undi uwo ari we wese. Ariko birashoboka ko hari undi bitarabaho, cyangwa hari n'uwasubiye inyuma. Ariko reka turebe mu ijambo ry'Imana, turebe niba hari amasoko yigeze yaba mabi, cyangwa niba hari abantu bigeze babaho ubuzima bumeze nka ya masoko asharira, ya masoko atanga urupfaho kugira ngo atange ubuzima, ya mitima yuzuye gukiranirwa, ya mitima yuzuye nk'uburozi, ya mitima yuzuye kwica gusa. Ariko noneho igihe cyagera bakamurikirwa n'ijambo ry'Imana bakihana, hanyuma noneho bakaba bashya, bakaba bazima, bakihana ibyaha byabo n'ububi bwabo, barangiza bagatunga imitima mishya, noneho nabo bagasigara batanga ubuzima. Imana nishimwe cyane. Umurokore muzima atanga ubuzima, umurokore muzima ukijwe atanga ubuzima, wuzuye umwuka wera atanga ubuzima, asayura abandi mu byaha, abikitegerezo cyiza, kandi atanga urugero rwiza rwo kubaha Imana no kuyikorera. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Reka dufate urugero rw'umugabo witwa Pawulo mu Byakozwe n'Intumwa, ibice byaho 9 umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 6. Tugiye kurebera hamwe abantu bihanye barangiza bakagira imitima mishya, kuko intego dufite uyu munsi iravuga ngo ni ukwihana no kugira umutima mushya. Imana ishimwe cyane. Pawulo uyu nguyu twakwibaza ngo yari muntu ki, yari afite uwuhe mutima? Kandi tuzi neza ko ari mubi ndetse anatinyitse, kuko yarenganyaga abitorero. Uwo ni mbere yuko yihana kugira ngo agire umutima mushya. Nusoma mu Byakozwe n'Intumwa 9:1-6 urabona ko Kristo yamutunguye ari mu nzira ajya i Damasiko kugira ngo arenganye abitorero, ngo kuko yarabafataga kababo hakabajyana i Yerusalemu, yarabatotezaga. Kandi ndibuka ko no mu Byakozwe n'Intumwa avuga ku by'urupfu rwa Stefano. Turabizi ko urupfu rwa Stefano hariya turarubona mu Byakozwe n'Intumwa. Hari aho Pawulo yigeze aruvugaho, avuga n'uburyo ari mu biyego, aravuga ngo na cyagihe bicaga Stefano ngo nawe ubwe yari ahari, ndetse ngo n'abamuteraga mu buye yarabafashije ibyenda. Imana itugerenza, ariko ngo agere mu bice 9 Byakozwe n'Intumwa. Yesu wacu nashimwe, haleluya. Imana imutunguza umucyo, wari mu nzira yirukanka agiye i Damasiko kugira ngo arenganye abitorero, ababohe. Yarafite umutima mubi, umutima wuzuye gukiranirwa, umutima wuzuye ibyaha no kwica. Ariko ngo yumva ijwi riramuhamagaye ngo yikubita hasi, hanyuma ngo aravuga ngo urinde. Ijwi riramubwira ngo ngewe urandenganya. Bati urinde mwami wondenganya. Arangije ngo aramwibwira. Imana nishimwe cyane, ngo agira imeze nk'ubuhumyi, hanyuma ngo ategeka uko agomba kubigenza. Rwego ngo najye kwa Ananiya, hanyuma musengere, kandi Ananiya no arabiteguzwa arabibwirwa, hanyuma ngo azahera ko aba umuntu mushya. Imana nishimwe cyane.
arangije ajyayo. Hanyuma ibyo byose bimaze kurangira, Pawulo arahinduka umuntu mushya. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Hanyuma rero ubwo yari amaze kuba umuntu mushya, nusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9 umurongo wa 20 ukageza ku 21, urabona yuko nawe noneho bamwe yarenganyaga, ahubwo yafatikanyije nabo umurimo w'Imana, atangira kwamamaza ubwami bw'Imana. Rya zina rya Yesu arangije ararivuga, ararihamya. Noneho aho ngaho mbabwiye, nusoma urabona ngo abantu ngo baratangaye, bakavuga batese uyu nawe birashoboka se ko nawe ahubwo yarari mu nzira ya Damasiko kugira ngo afata abavugira izina rya Yesu, babimugendekeye gute? Ariko ngo arangije ngo arabihorera, ngo akomeza umurimo w'Imana, kandi ngo Kristo akomeza kumushyikirana no kumufasha. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Kwihana no kugira umutima mushya birashoboka kandi biremera. Umuntu wagaragaraga nk'umwicanyi, nk'umugome, umuntu wagaragaraga nkaho nta buzima yatanga, ahubwo agahinduka igikoresho cy'Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Pawulo uyu nguyu yaje guhinduka, agira umutima mushya. Imana ishimwe cyane. Dukomeze turebe Pawulo wamaze kuba mushya, ari kwakira ibishya biva ku Mana. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Turimo turava ku ibishya by'Imana bihari, ubuzima bw'umwuka no guhemburwa n'ububyutse birahari, ibiganza by'Imana birahari, ku rufunguzo nitwe turufite. Habaho kwihana, dutunga imitima mishya biremera. Reka turebe Pawulo wamaze gutunga wa mutima mushya, uburyo yakira ibishya biturutse ku Mana. Nusoma urwa mbere rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere igice cya mbere umurongo waho wa 12, Pawulo wamaze guhinduka, Pawulo wamaze gutunga umutima mushya, Pawulo wamaze kwihana, noneho yakira ibishya biva ku Mana. Utari uwo kwizerwa abaye uwo kwizerwa, utari uwo kwiringirwa abaye uwo kwiringirwa. Arandika aravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we. Arangira avuga ngo nubwo ntari mbikwiriye, kuko hari uko nabanje kuba no kumera, nabanje kubutukana, nabanje kuba umunyarugomo, atari ko ibyo byose umwami Imana yarabimbabariye. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, kubera yuko nabikoze nyirinjiji, ntaramurikirwa n'umucyo. Imana nishimwe cyane. Kwihana tugatunga imitima mishya bituma twakira ubuzima buturutse ku Mana, kandi tukakira ibishya bivuye ku Mana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Pawulo avuga ati ntibyari bikimwiriye, igihe narenganyaga bitoro ntibyari gukunda, igihe nanjye ntemeraga iyi nzira ntibyari gukunda, igihe nanjye nari nyuzuye gutiranwa ntibyajyaga kwemera, ariko umunsi nihanaga nkakira umwami Yesu, nkatunga umutima mushya, nanjye yangabiye ibishya, nanjye yangabiye umurimo, yangabiye ku mwana w'Imana, yangabiye kuba umukozi wayo. Haleluya. Kwihana no gutunga imitima mishya biremera, kandi tukakira ibishya biturutse ku Mana. Reka tuvuge ku wundi mugabo witwa Yakobo. Dusoma hariya mu Itangiriro ibice 32 umurongo wa 28 ukageza ku murongo wa 29. Ntabwo tujya mu mateka no mu nkuru bitewe n'iminota tuba dufite. Yakobo muramuzi kuvuka kwe, ewe na Esawu. Hanyuma rero n'imikurire nayo murabizi, kandi uburyo yariganyije umugisha nabyo murabizi. Murabizi uburyo rwose yiyambitse uruhu rw'ihene, ariko kandi nubwo yiyoberanyaga, Yesu akamubwira ati ariko nubwo nkukora ku mubiri nkumva uri Esawu, ariko ijwi ryo ndumva utari ryo, ndumva ijwi ari Yakobo. Agerageza kumubeshya nyine, kandi biremera, umugisha arawujyanye. Twihuse rero, muzi ukuntu byagenze, biba ngombwa ko ahunga umuvandimwe we, aragenda ajya kure, amara igihe kitari gitoya, icyo cyaha ari kumwe nacyo akibitse mu mutima. Ariko igihe kiragera byo kwa Labani, murabizi uko byari bimaze kugenda. Nanone abonye bitakiri byiza, ahitamo gusubira iwabo, ariko yibaza uko ari buhinguke ku muvandimwe we nuko yamugenje, taranyica biragenda gute. Ibyo byose murabizi. Reka rero ngere kuri uyu murongo w'ibice 32 umurongo wa 28 n'uwa 29. Aha ngaha turahabona iki? Yakobo yemeye uwo ari we, bisobanuye kwemera n'ibyo yakoze byose. Yemeye n'uburiganya yagize, yemeye n'ibinyoma yakoresheje, yemeye ko ibyo afite bishobora kuba byaraturutse no mu manyanga, birashoboka. Bati ntabwo nabona nuko mpinduka ku muvandimwe wanjye. Ariko hano turabona yuko ngo yakiranye na marayika. Hanyuma rero igihe kigeze, twihuse, marayika aramubaje atari ku bundi wowe urinde, uri muntu ki? Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Nawe ijambo ry'Imana rirakubaza ku munzani wo gukiranuka no kwera no bwiza bw'Imana, wowe uri muntu ki? Uhagaze gute mu kazi kawe, mu rugo rwawe, mu bucuruzi bwawe, muri gahunda zawe, ubuzima bwawe bwa buri munsi? Wowe urinde, uri muntu ki? Imana nishimwe cyane. Yakobo yavuze neza, aravuga ati njyewe ndi Yakobo, ndi umuriganya. Imana nishimwe cyane.
kwihana bihesha kwakira ubuzima bushya, kwihana bihesha gutunga umutima mushya. Hanyuma ngo Mariko aramubwira ngo ugize neza ubwo uvuze Yakobo uri wowe muriganya, ukaba ubyemeye kandi ukaba ubyatuye ukabivuga, ntushakishe ukundi kuntu wabigenza. Nanjye hari icyo nkubwiye, ndavuga ngo ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi, iby'uburiganya birarangiye, ahubwo uzitwa Isirayeli. Imana nishimwe cyane. Iyo tumaze kwihana tukakira Kristo kandi tukakira ubuzima bushya muri twebwe, n'amazina yo mu byaha ararangira, n'amazina yo mu bugoma ararangira, ntiwongera kwitwa kirara, ntiwongera kwitwa maraya, ntiwongera kwitwa inzererezi. Imana nishimwe cyane, ahubwo witwa murokore, witwa umwana w'Imana. Data wa twese nahabwa icyubahiro. Haleluya. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Nagira ngo kandi dukomeze noneho natwe twirebaho ubwacu. Nyuma yo kwihana, twebwe twahinduriwe amazina, twabaye bashya kandi twakira ibishya biva ku Mana. Abo ni abakijwe by'ukuri kandi bihanye ibyaha bagatunga ya mitima mishya. Petero abivuze neza. Urwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice byaho 2 umurongo waho w'9 uze kuhasoma. Imana nishimwe cyane. Kwihana hanyuma no gutunga umutima mushya, Imana ihabwa icyubahiro. Yaravuze ngo ariko mwebweho. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Nawe ahuri uvuga ariko nanjye, ariko ngeweho. Niba uzi neza ko ntacyo wishinja imbere y'Imana, avuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Aravuga ngo turabatambyi b'ubwami. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Ariko arangije avuga ngo kera ntabwo mwari ubwoko, kera mwari mutarakababarirwa, ariko uyu munsi wa none muri ubwoko, muri ishyanga ryera. Arangije avuga ngo muri n'abantu Imana yitoranyirije kugira ngo ibakure muri uwo mwijima, hanyuma ibashyire mu mucyo wayo witangaza. Data wa twese nashimwe cyane. Kera tutarihana twari tutarakababarirwa, kera tutarihana twarabo mu rupfu, kera tutarihana twarabo umwijima. Ariko umunsi twakiraga Kristo, umunsi twakiraga umwana w'Imana, twahinduwe bashya. Ntabwo tukiri abanyamahanga ku masezerano, ntabwo tukiri inyuma y'urugo. Abemeye uwo mwana w'Imana bose bakamwakira mu mitima yabo akababatura, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Imana nishimwe cyane. Twavutse mu buryo bw'umubiri busanzwe, ariko ngo mu bundi buryo uwo muntu ntabwo avuka muri ubwo buryo ngo biturutse kubw'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo ni mu buryo bw'umwuka. Imana nishimwe cyane. Ndakwifuriza nawe ahuri kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, agahindura ubugingo bwawe, ukamera nka ya soko yari mbi, ariko ukakira ubuzima bushya, nawe none ugatanga ubuzima. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Twarababariwe, turi ubwoko bw'Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Kubemeye kwihana bagatunga imitima mishya. None tuvuga ngo iyi mibereho cyangwa ubu buzima bubonerwa he? Ese bwagurirwa muri he soko? Ese bwagurirwa he, bwarangurirwa hehe? Ntabwo bishoboka hano mu isi. Nta soko rikomeye, nta university ikomeye, nta yatanga ubuzima, nta cyubahiro cyatanga ubuzima cyangwa ubushobozi bundi. Oya, ariko ubu buzima hari aho tubuvana, hari isoko tuvomaho. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Iyi soko nta yindi ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana nishimwe cyane. Nta handi ubu buzima twabuvana, nta handi iyi mitima mishya twayivana, nta n'ukundi kwihana byanyura usibye muri Kristo Yesu. Nusoma urwandiko rwa 2 rw'Abikorino Paulo yabandikiye ibice 5 umurongo wa 17, Imana nishimwe cyane. Yaravuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Aravuga ngo ibya kera babishize, dore byose babihindutse bishya. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Iyo umuntu ari muri Kristo, iyo umuntu ari muri we, iyo umuntu yamwakiriye, iyo umuntu yambuye umuntu wa kera, aba amaze guhinduka icyaremwe gishya. Ibya kera birashira, ibya kera biraranduka, hanyuma umuntu agahinduka mushya. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Ndakwifuriza kwakira Kristo. Niba utaramwakira, nta wundi waguhesha ubu buzima, nta wundi waguhesha ubu bugingo usibye kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Yarangiza akaba ari ugukiza, nawe ukaba muzima, nawe ukagira imibereho mizima, kandi ugatunga imitima mishya. Imana nishimwe cyane. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo wa 12 aravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Imana nishimwe cyane. Data wa twese nahabwa icyubahiro. Ubu buzima nta handi tubuvana muri Kristo Yesu. Urushyuremerewe araza akamwikubita imbere, yarangiza akamwakira, kuko nta rindi zina mu isi munsi y'ijuru ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo, nta handi agakiza kabonerwa usibye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza.
twigarukaho twebwe nk'abanyetorero noneho twibaze iki kibazo, kuba muri Kristo bisobanuye iki? Twebwe nk'abakijijwe aho uri wibaza, kuba muri Kristo bisobanuye iki? Igisubizo bisobanuye gusa nawe, kandi kuba muri we, gukora nkawe, kuba abigishwa be nyakuri bera imbuto zikwiriye abihannye. Ayo magambo twayabona muri Yohana ibice 15. Twebwe nk'abanyetoro duhagaze gute kuri we? Yesu yaravuze ngo numuzabibu w'ukuri, kandi ngo data ni nyirawo uwuhingira. Arangije avuga ko natwe turi amashami, kandi avuga yuko ubuzima bw'ishami buri kura ku giti, ku mubyimba w'igiti n'ubuzima bw'ishami buba buri. Arangije avuga rero ngo ndi umuzabibu, kandi data arawuhingira akabuhira, ariko namwe ngo muri amashami. Imana nishimwe cyane. Avuga ngo ishami ritera imbuto rikurwaho, ariko kandi aravuga ngo namwe ntacyo mubashe gukora mutamfite, ntimubashe kwera imbuto namwe mutagumye kuri njyewe. Imana nishimwe cyane. Bavuga ngo noneho mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye ngo nimugume muri nge nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritakwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, ngo namwe niko mutabibasha nimutaguma kuri njyewe. Abitoro turasabwa ngo nitugume kuri Kristo kandi nitube muri we. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Niho bizagaragara yuko turi abigishwa be nyakuri, kandi tuzamenyerwa ku mbuto zacu. Wowe uhagaze kuhe muzabibu? Wowe uri ishami ricometse kuri inde? Imana nishimwe cyane. Ariko nagira ngo nkubwire nanjye nibwira ngo twebwe nk'abitorero abavuga ko twihanye kandi koko nibyo dufite imitima mishya, ubuzima bw'umwuka, ubuzima bwo kubana n'Imana nta handi twabukura usibye gukomeza kuba connected kuri Kristo, gukomeza kuba ducometse kuri we, tukavoma kuri we, amagambo tuvuga tukayavoma kuri we, imirimo yacu tukayivoma kuri we, akaba ari uduha ubuzima. Imana nishimwe cyane. Twebwe ntituriho ku bwacu, ntabwo tuvuga ku bwacu, ahubwo twakagombye kuba ubuzima tubukomora kuri we. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Data wa twese nahimbazwe kandi nahabwe icyubahiro. Iminota irimo iranyereka ko dusa n'abasatiriye gusoza kugira ngo dusenge Imana, ariko ngiye kuvuga ibintu bibiri gusa. Kimwe nuko kutihana ibyaha bigira ingaruka mbi, ikindi nuko imbabazi z'Imana zigihari. Kutihana ibyaha bigira ingaruka mbi. Umuntu utindikira ibyaha mu mutima we, bitinde bitebuke azabona ingaruka zabyo. Ariko icyo si cyo dushaka gushimangira cyane, ahubwo icyo dushaka gushimangira nuko imbabazi z'Imana zigihari. Kristo aracyateze ibiganza n'uyu munsi umuntu wari wese yakwihana kandi akababarirwa agatunga umutima mushya. Kutihana ibyaha bigira ingaruka mbi. Adamu na Eva ubwo bari bamaze gukora ibyaha kandi batihanye, byabatandukanyije n'ubwiza bw'Imana, nta busabane bongeye kugirana n'Imana. Bivuze ngo ibyaha bitudekonekta kuri Kristo, bitukura ku Mana. Ibyaha bibasha kuducomora, ariko kwihana niko kongera gusubira kuri rya shami cyangwa kuri wa muzabibu. Imana nishimwe cyane. Adamu na Eva mu ngo bya Edeni bari bafite ubuzima bwiza, ariko ubushukanyi bwa Satani bwatumye bayikurwamo cyangwa se batandukana n'Imana, bariheba, bagira umubabaro. Imana idufashe kandi tugire neza. Ibyaha rero bikwiriye kuva mu mitima y'abantu, abantu bakihana bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo ubusabane bwabo n'Imana bwe kugira inkomyi. Turavuga akani, tuvuga Gehazi, muzi ko byabagizeho ingaruka ndetse zigera no ku miryango yabo. Birashoboka ko hari ibyaha umuntu yakora wenda bikamugiraho ingaruka ku giti cye, ariko hari ibyaha bikurikirana urubyaro rwawe, igisekuru cya mbere, cya kabiri, cya gatatu gukomeza. Imana rero tugira neza kugira ngo twirinde ibyaha, kandi cyane cyane bene data bakozi b'Imana ba Kristo, twese abitoro turushaho kwirinda cyane ibyaha byo mu murimo. Imana iturengere. Abisirayeli mu rugendo nabo muzi yuko benshi barimbukiye mu butayu kubw'ibyaha bitandukanye no kugoma kw'imitima yabo. Kayini murabizi ko bwamaraga kwica murumuna we Abeli. Imana yamubajije ngo murumuna wawe ari he? Arangije aravuga ngo ntabwo ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Abantu benshi banze kwihana ibyaha, ahubwo bakazana amagambo n'ayandi. Ariko Imana iravuga ngo nubwo utemeye kwihana ngo uce bugufi, ariko ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe riri ku butaka ari intakira. Ndimo ndaryumva. Imana itugire neza cyane. Rero mbabwira ngo abantu nubwo bakwanga kwihana ibyaha, ariko birahari kandi birabarega, usibye no mu mitima yabo. Ariko n'ibyo umuntu yakoze haba mu mwijima haba hehe, Imana irabizi kandi irabibona. Ariko irakwinginga ngo emera guca bugufi wihane, kuko kandi yarabwiwe ngo ibyaha biri ku rugi rw'umutima biritugatuga niwe bishaka, ngo ariko ukwiriye kubitegeka. Imana itugire neza cyane. Sodomu na Gomora harimbutse hazize ibyaha. Isi yo ku bwa Nowa yarimbutse nayo izize ibyaha. Imana itugire neza cyane. Ananiya na Safira nabo bazize kutihana. Petero arabaza ati ariko nibingi? Bati nibyo. Undi nawe ati yego nibyo,
ariko Imana irashaka ko abantu bihana. Imana itugira neza cyane. Reka mvuge ngo ahari gukora icyaha si cyo kibazo, birashoboka ko umuntu ari ku rugamba yaraswa, birashoboka, ariko ikibazo ni uko utemera uwuriwe, ni uko utemera nka Yakobo uvuga ngo ndi Yakobo ndi umuriganya, ndemera ibyo nakoze n'ibyo nakosheje, hanyuma uyu munsi wa none wemere kwihana. Ni uko utemera nka Pawulo ngo wemere uvuga ariko Mwami ndabizi ko ndenganya abantu koko, ariko se urinde uwo ndenganya, arangije ngo aremera ahinduka mushya. Imana mu ijuru nishimwe cyane. Dusoza najya ngo mvuge ngo imbabazi z'Imana ziracyahari. Imbabazi z'Imana n'uyu munsi ziracyahari. Nturebe ibyo wakoze, nturebe uko ugaragara n'uriwe, ntuvuge ngo sinababarirwa. Oya, nta na kimwe kitababarirwa wemeye kwakira imbabazi z'Imana. Nusoma Imigani 28 umurongo wa 13 haravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Imana itugira neza cyane. Uhisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza, ariko umuntu byatura akabireka azababarirwa kandi atunga umutima mushya cyangwa agire ubuzima bushya. Zaburi ya 32 umurongo wa mbere haravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikira. Imana nishimwe cyane. Nguku guhirwa nyakuri, ngaya mahirwe nyakuri kandi ahoraho, afite ubuzima bwa none nejo bundi hazaza. Hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu wabyihanye, hahirwa umuntu wabisohoye mu mubiri we, akabisohora mu migirire ye, akabisohora mu mutima we, akambara ubwiza bw'Imana, hanyuma akambara gukiranuka mu maso y'Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Hari umurongo twiza kuvuga wo muri Yesaya igice cya 19:20 batubwira, yabwiraga abayuda Yesaya atumwe n'Imana, Imana iri bibahamagara ibingingira kwihana ngo bareke ubuhemu bwabo, bareke gukiranirwa, baca imanza zitabera. Hanyuma barabwirwa ngo nimwiyuhagire mwiboneze, ibyaha byo mu mirimo yanyu bikurweho, mwige gukora neza. Aravuga ngo nimwemera mukumvira, nimwemera mugaca bugufi, nimwemera mukihana, mugatunga imitima mishya, muzabona ibishya biturutse ku Mana. Aravuga ngo ariko nimwanga mukagoma, mukagundira ibyaha byanyu ntimubirekure, inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ajya mbabwire ngo hashize igihe n'ubundi bivuga ngo isi zarimbuka kandi abanyabyaha bazarimbuka, abantu bakabigira nayo, ariko igihe kizagera. Ariko nitwifuza ibyo, na Petero yarabivuze ngo ntabwo Umwami Imana tinze isezerano nuko abantu benshi babivuga ngo ahubwo yihanganira umuntu wari wese ishaka ko atagira n'umwe warimbuka. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Turakwinginga mwene data mushiki wacu urimo wumva iri jwi rikurarika kandi rikwinginga kugira ngo wemere guca bugufi kandi wihane, nturebe ingaruka cyangwa se ibyo wita yuko ari byiza cyangwa ari inyungu ubona mu byaha. Ushaka kuvuga uti ndasambana nkabona amafaranga, cyangwa n'inzu niho nayikuye. Ushaka kuvuga uti aya manyanga nyavanamo ibi n'ibi, none nabireka byagenda gute? Oya, reka nkubwire, emera guhindukira, nturebe ibyo ngibyo. Ubugingo buruta byose. Uzasoma ijambo ry'Imana iryo Pawulo yanditse, aravuga ngo nyamara ibyarinda mu yanjye nabibonye ko ari igihombo, ibintu byose mbibona nk'amase, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero naronse buri muri Kristo Yesu, ngo ibintu byose nemeye kubihomba kubw'uwo Mwami. Imana nishimwe cyane. Kujya mu ijuru nukugira mu irembo rifunganye, ntabwo ari ukwemera cyangwa se kunyura muri ya nzira ngari ikwemerera ibi n'ibi, ariko twemera kunyura mu irembo rifunganye. Kandi Imana igenda itugirira neza. Hari ibitunga abagenzi mu rugendo Imana yateganyije, ibyarindamu twemeye ko bibi bihombo kugira ngo twakire Kristo, kwakira uyu mutima no kwakira ubutunzi n'ibi bishya biva ku Mana birasaba kugira ibyo twigomwa. Imana nishimwe cyane. Data wa twese ntabwo icyubahiro, natwe ntituraba kubiboneka, ahubwo turakubitaboneka. Kubiboneka n'iby'igihe gito, bitaboneka n'iby'iteka ryose. Dusoza nk'abanyetorero, nanone tuvugira ijambo nk'abanyetorero twigarukeho. Urwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 6 umurongo wa 17 kugeza 18. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto 6:17 kugeza 18 haravuga ngo nuko muve hagati y'ababandi mwitandukanye ni Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, ni Uwiteka ushobora byose avuga. Amen. Imana itugire neza cyane. Tugiye gusenga Imana. Twarimo tuvuga ngo imbabazi z'Imana ziracyahari. Hanyuma rero n'abanyetoro hari icyo tubwiwe, ubujyanama bw'ijambo ry'Imana. Iravuze ngo nuko muve hagati y'ababandi. Mwibuka ijambo Pawulo yigeze yandika, aravuga ngo kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Nawe ndakubwira nk'umunyetorero, wivuga ngo ntacyo bitwaye, bitangira ari gutyo, wigana abanyamahanga, imvugo zabo, imyambarire yabo, imyitwarire yabo, uvuga ngo ntacyo bitwaye, ngo namwe ntimugakabye. Ariko ijambo ry'Imana ridukura inzira ku murima
n'umwijima, mucyo n'umwijima ntaho bihurira, ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye, nuko nimuve hagati y'aba bandi. Mana mu ijuru nishimwe cyane, kandi Mana mu ijuru nitwiteho kandi duha imbaraga. Torero ry'Imana, niba dushaka impemburo, niba dushaka ububyutse, niba dushaka imitima mishya, nuko nimuve hagati y'aba bandi, ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, ahubwo muhinduke mugize imitima mishya, mwitandukanye niko Uwiteka avuga, kandi nimugakore ku kintu cyaricyo cyose gihumanye. Hanyuma Imana ikavuga ngo nanjye nzabakira, babere so namwe mumbere abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Nawe nk'umunyetorero itekerezeho uvuge ngo ariko ntabyo nivanze nabyo muri iki gihe cya none, nanjye ntabyo nakagombye kuba naritandukanyije nabyo, ariko ahari sinabaye nk'urundi rubyiruko rwose, sinumvise ahari ibiganiro byabo n'impuguro zabo nkemera kubigenderamo, nkavuga ngo iwacu turakabya. Ariko se wowe wubatse urugo, ariko se wowe imfubyi, umupfakazi cyangwa umucuruzi cyangwa ukorana n'abandi mu bintu nk'ibi bitandukanye, uribuka ko uri umwana w'umucyo? Ese uribuka ko uri isoko nzima igomba gutanga ubuzima n'amazi mazima ku bandi? Imana wo mu ijuru dufashe, umuntu wese yitekerezaho kandi yigenzure, yibaze ngo ariko kukwihana no kugira umutima mushya, nuko kwakira ibishya biva ku Mana, n'ubu buzima bw'impemburo bw'ububyutse bihagazemo gute, mbyiteguye gute? Nanjye ndi imbibe nziza, nanjye ndaho Uwiteka yashyira izo mbuto cyangwa yashyira ubwo buzima? Reka duce bugufi dufate umwanya dusenga, kuko iminota yacu ariko itwereka nahanjye nahawe ho kwitekerezaho. Ariko niba nawe wumva wakizwa ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ndagira ngo nkurarike mu izina rya Yesu, wemere kuva mu ngeso zawe mbi. Ikibazo si ibyaha wakoze, ahubwo igikuru ni ukwakira imbabazi z'Imana, kuko ziracyahari. Imana wo mu ijuru nishimwe cyane. Kandi nawe nk'umunyetorero, niba hari aho watanye, niba hari aho warenze, ugasa n'urenze urubibi ukarenga urugabano, imbago z'agakiza ziracyahari. Ongera ugaruke mu rugo rw'Imana, yiteguye kukwakira kandi yiteguye kuguha umugisha. Imana wo mu ijuru iduhane umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu nziza itunganye kandi ikiranuka, turi mu bihe byo kukuba imbere, twifuza guhemburwa, turifuza gutunga imitima itunganye, ariko ubu buzima nta handi bubonerwa usibye mu kwihana kandi no kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Kuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera birashira, hanyuma byose bigahindurwa bishya. Niyo mpamvu dusengeye umuntu uwo ari we wese wumvise iri jambo ryawe aho ari, yarangiza agafata umwanzuro, agafata icyemezo cyo kuvuga ngo nanjye nifuje kuba umwana w'Imana, kandi nta handi byanyura usibye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, usibye kwihana ibyaha byanjye, yarangiza akakwikubita imbere. Niyo mpamvu tumusengeye kugira ngo umushoboze, muhe imbaraga zinesha ibyaha, akizwa b'umuntu mushya, akizwa b'umuntu muzima mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni amurekure, irari ry'ibyaha rikurwe muri we, muhindura umwana w'Imana, mwuzuza umwuka wera, muhindura icyaremwe gishya mu izina rya Yesu. Nabaze mu rugo rw'abana b'Imana, kandi ubwo ijwi ry'impanda rizaba rivuze, nabazaboneke mu bazagusanganira. Urakoze Kristo, kuko ubabariye umuntu uwo ari we wese, kandi wakira guca bugufi ku mitima y'ubwoko bwawe. Dusengeye n'abitorero Mana, natwe tubonye ko ubuzima nta handi tubuvana, nta handi tubukura usibye kuri Kristo. Niwe muzabibu w'ukuri, natwe turi amashami. Birakwiriye ko tuba ducometse kuri we, birakwiriye ko tuba dufatanye nawe kugira ngo tuvome ubuzima kuri we. Urakoze Mwami, ibyiza byawe biboneke kuri twebwe, ari bishya kandi ububyutse biboneke. Urakoze kandi waba arifatanyije n'isi, waba afite ibyo yandurishijemo. Ijambo ryawe ravuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, nuko tuve hagati y'aba bandi, niko Uwiteka Imana ivuga, ntidukore ku kintu gihumanye, tuve hagati yabo, ngo nawe uzatwakira tukubera abahungu n'abakobwa. Urakoze Mana, babarira abitorero, natwe tugire neza, babazi zawe zibe ku muntu wese. Ubu buzima tubwakire, kukwihana no kuba mushya mu mitima, kandi no guhemburwa n'ububyutse bukaza. Ubwo buzima tubugire Data wa twese. Urakoze kubw'imbabazi utanze, kandi urakoze kubw'umugisha wawe ukomeza kubana natwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mwarimu arakoze, nawe twari turi kumwe muri Iteraniro, nawe Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana itugiriye neza muri insanganyamatsiko dufite kuri uyu munsi wa gatatu. Intego y'umunsi wa gatatu cyangwa se ya gatatu yavugaga kwihana no kugira umutima mushya. Mwarimu yabisobanuye cyane, umutima mushya uva mu kwihana, hanyuma ari ubwa mbere wakira Kristo, ukakira Yesu umwami n'umukiza, hanyuma akaguhindura nk'uko Paulo byashobotse arahinduka. Usanzwe rero uri umuntu w'Imana, birumvikana kugira ngo wongere ugire uyu mutima
biva mu kwihana. Imana yagiriye neza Yakobo yitwaga umuriganya, ariko aza guhindurirwa agira izina rishya yitwa Isiraheli. Ibyo byaturutse kugira gute? Byaturutse mu guca bugufi, kamera intege nkeya, akemera yuko ari umuriganya, hanyuma Imana imuha ubuzima bushya. Yesaya yarahanuye muri 60, Yesaya yarahanuye ibice 66 umurongo wa 2, aravuga ngo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse. Iyo umuntu yagize umutima umenetse, Imana uwo mutima irawukunda, uwo mutima irawubabarira cyane. Dawidi mu by'ukuri yaciye bugufi, aravuga ngo nukuri nacumuye ku Mana. Imana iramubabarira. Mu masengesho Imana itajya iraza, mu isengesho Imana itajya ivuga ngo nzabikora. Kubabarira ntege ivuga ngo nzabikora. Ushobora gusaba inzu, ushobora gusaba imodoka, ushobora gusaba ibindi bintu, Imana ikakubwira ngo nza. Ariko isengesho ivuga ngo mbabarira, ntabwo Imana igira ishira muri mu gihe kizaza, ihita ikubabarira ako kanya. Ni isengesho ryihuta. Umutima rero mushya uva mu ijambo ryitwa kwihana. Mwarimu yabidusobanuriye cyane. Imana igumugisha twese hamwe mu itorero ryacu, hamwe n'iyi ntego dufite iminsi 70 turi ku munsi wa 8. Imana irifuza ko tugira imitima mishya, kandi tukagira umutima wari muri Kristo Yesu, umutima w'urukundo, umutima wuzuye imbabazi, umutima wuzuye ineza kandi no kugira neza. Reka rero tubifurize mwese kugira umutima mushya. Yesu aguhumugisha mwene data twabanye. Mwarimu wacu nawe Imana imuhumugisha rwose, kandi Imana rwose yongere kandi subize aho yakuye, kandi Imana imwongera imbaraga, imuhina amavuta menshi. Hanyuma tugiye gusenga Imana, dusengera abafite ibyifuzo. Ushobora kuba urwaye, tugiye kugusengera mwene data. Turi mu iteraniro, tugiye kugusengera. Ushobora kuba ufite ikindi cyifuzo umaranye iminsi kikugoye, ariko turi imbere y'Imana, kandi Imana yacu yumva gusenga. Ukibwira Imana. Ushobora kuba ubabajwe rwose n'ubukene urimo, bivuze iki? Uri umushomeri, cyangwa se ufite izindi ntambara urimo twebwe tutazi, ariko Imana izi. Ariko uyu munsi ukabuvuze ngo hamwe n'abakozi b'Imana bari Nyarugenge tugiye gufatanya tubwira Imana iki cyifuzo, kandi Imana yumva gusenga. Humura, Imana yumva gusenga. Bibiliya iravuga ngo tuyikoreze amaganya yacu kuko yita kuri twebwe. Icyo yanga ni ukwiganyira, kwivovota, nibyo Imana yanga. Ariko kuyikoreza amaganya yacu ntabwo Imana ibyanga. Ariko kuganya si byiza, no kwivovota si byiza, ariko kuyikoreza amaganya yacu nibyo ikunda, niko ijambo ry'Imana rivuga. Reka rero tubwire Imana ngo Mana, fasha mwene data, fasha mushiki wanjye. Tubyizere ko Imana iracyakora, kandi Imana iracyakora imirimo nibitangaza. Dusenga Imana. Mana data, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye tumaze kumva ijambo ryawe Mwami. Uri Imana igambiriye kuduhereza umutima mushya. Uri Imana igambiriye guhindura ubuzima bwacu. Muri aya masengesho turimo turakora mu itorero, ugambiriye kugirira neza abanyetorero, ugambiriye kugirira neza abantu bashaka ubuzima bushya, abari kure n'abari hafi, ubibakorere mu izina rya Yesu Kristo. Turi muri uyu mwanya, tukweretse n'abafite ibyifuzo, tukweretse mushiki wacu urwaye, tukweretse mwene data urwaye, urwariye mu rugo, urwariye kwa muganga. Uracyari ya Mana, uko wari uri ejo n'uyu munsi ni kuri, niko uzahoraho iteka. Uracyakora imirimo n'ibitangaza, ntabwo uhinduka, ntabwo icyo cyo guhinduka ugira. Ukuboko kwawe ni kurekure, ntabwo ukuboko kwawe ari kugufi. Uracyari ya Mana, iracyakora, uracyakora imirimo n'ibitangaza. Abarwayi ubakize, twirukanye uburwayi mu mibiri yabo, abarwaye malaria, abarwaye imitsi, abarwaye umugongo, abarwaye za kanseri, abarwaye za coronavirus, abo turabasengeye mu isi yose. Kora igitangaza, kuboko kwawe ni kurekure, kuboko kwawe kurakiza. Uwiteka, uze mu Rwanda ukora ibitangaza, mu isi yose ukora ibitangaza, kuboko kwawe kugaragare, kuko nta yindi Mana ihwanye n'Uwiteka, nta yindi Mana isa nawe, nta niyo muzasa. Cyubahiro cyawe nuzagihereza undi, cyubahiro ni icyawe, nishimwe ni iryawe. Uwiteka Imana se umwami wacu Yesu Kristo, gendera uyu mubyeyi, gendera uyu mwene data, aruhijwe n'ideni, aruhijwe n'ubundi bukene, aruhijwe n'izindi ntambara arimo. Mu izina rya Yesu Kristo, tabare ubwoko bwawe, ubarengere uko arimo
agomba kukubwira uko aremerewe mu mutima, umuruhure, kubera ko ni wowe karuhura, ni wowe karuhura. Baratubwiye ngo tukwikoreze amaganya yacu, kuko wita kuri twebwe, wite kuri mwene data, wite kuri mushiki wacu, kugira ngo abone ineza yawe, kandi abone ukuboko kwawe, kandi abone gutabara kuvuye mu ijuru, abone gutabara kuvuye mu ijuru. Uyu mwene data akeneye ubutabazi buvuye mu ijuru, mutabare. Mushiki wacu akeneye ubutabazi buvuye mu ijuru, umugirire neza, ureme amashimwe mu mitima y'abakwizeye n'abakwiringiye, kandi izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro, kandi izina ryawe rikomeze gushimwa. Rema amashimwe, rema amashimwe, rema amashimwe y'abasore, rema amashimwe y'abakobwa, rema amashimwe y'ababyeyi, rema amashimwe y'abagabo, rema amashimwe y'abagore, rema amashimwe y'abapfakazi, rema amashimwe y'imfubyi, rema amashimwe bagutegereje igihe kirekire ngo bahe urubyaro, abo nabo bahe urubyaro bazagushima. Rema amashimwe y'abifuza mwami kugira aho bava naho abantu bagera, kandi aho hose ntaho utakura umuntu naho utamugeza, byose urabishoboye mwami, kuko byose biri mu kuboko kwawe. Urakoze ko uremeye amashimwe mashya, kandi urakoze ko ugiriye neza ubwoko bwawe twateranye, kandi mwami Imana yacu n'abazakurikira iyi nyigisho n'abazakurikira mwami Imana uyu mwanya, mwami Imana bazabona ineza yawe kandi babone ukuboko kwawe. Tubisabye Imana twiringiye imbabazi zawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Hanyuma Yesu yajyaga abwira abantu akababwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Hanyuma mwizera Imana, ni Imana iruhura, ni Imana itabara, ni Imana igira neza. Twegereza ku musozo, reka muri tekinike badufashe uburyo tugiye gukorera Imana. Turacyakorera Imana, turacyatanga amaturo, turacyatanga icya 10. Iriya zira ni konte za beka, ira ni konte ya dukoresha kuri beka na Bank Populaire, dutanga amaturo, dutanga n'icya 10. Turacyabikora rwose, ntago byahagaze. Dukoresha na Momo Pay, kode niriya, tugatanga icya 10 n'amaturo, tugatanga n'amashimwe bitewe n'icyo Uwiteka yakoze. Umurimo w'Imana wo gutanga amaturo uracyakomeje, turacyasangira n'abakene, biracyakomeje nabyo. Momo Pay dukoresha niriya, kode niziriya, hanyuma washiraho ituro ryawe ry'abakene, kandi ni byiza. Turacyatanga n'imisanzu y'inyubako. Hari Nyarugenge kubw'umwihariko turimo turubaka urusengero runini kandi rwiza. Turashaka rero kugira ngo turutahe vuba, kandi nukuri dukeneye umusanzu wawe, kandi urakenewe rwose. Hanyuma beka niyo dukoresha, konte ngiziriya, wajyana imisanzu yawe, cyangwa na buri munsi abakozi b'Imana tuba turi hano, uko Imana igushoboje utabonye kugera kuri beka, hano hari umukozi ushinzwe kwakira amafaranga y'inyubako, nawe yakwakira. Imana ikaguha umugisha, kandi rwose Imana ikakugirira neza. Mwese Imana ibahimigisha, kandi mwese nibagirire neza. Turabashimiye mwese twabanye, mwafashe umwanya wanyu, kandi twabibonaga na comment mwari murimo murakora, twabanye kandi twagiranye ibihe byiza. Mwarimu yatwigishije neza. Reka dukomeze tugire umutima mushya, kandi kwihana tubigire ihame mu buzima bwacu, kugira ngo ibihe byiza bize biturutse ku Mwami Imana, biciye mu kwihana. Yesu nabarengere muri byose, kandi ibyifuzo byanyu Yesu arabizi. Na hejuru tuzakomeza. Ejo ni kuwa mbere, turakomeje saa 6. Imana duteguriye abandi bigisha, tuzakomezanya. Yesu nabagirire neza. Mwarimu nadusengera Imana asabira umugisha abagiye kurambura ibiganza bagatanga icya 10 n'amaturo n'imisanzu yose y'inyubako, hanyuma anaturageze n'Imana adusabira umugisha. Kazi. Uri data wa twese mwiza, Mana yacu turagushimye. Asante. Wakoze kubana natwe muri Iteraniro, wakoze kuduha umugisha, icyubahiro n'ikibi cyawe. Kandi dusabiye umugisha bene data n'abashiki bacu badukurikiye, icyubahiro n'ikibi cyawe kubwo gutanga umwanya wabo. Urakoze izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko ari wo kuturema bundi bushya, kandi no kutwubaka koko, kandi tugushimiye ko ari kudutunganya, kandi natwe ibyo turabyemeye kugira ngo twakire ubuzima buturuka kuri wowe. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mana yacu, hamaze gutangazwa gahunda z'uburyo umurimo wawe ugenda ukorwa, kubijyanye n'icya 10 n'amaturo, gufasha abakene, kubaka inzu yawe. Ibyo byose turabizi ko arakubakomeje kubizirikana, bakomeje kubizirikana no byitaho, kandi bakabikora. Tubatuyeho umugisha wawe mu izina rya Kristo Yesu, barushaho kungukubwije nuko bukeye. Mugisha w'Imana ubane nabo, kandi Mwami, gahunda zose z'uyu munsi turazikuragije, komeze kuzibanamo natwe mu izina rya Kristo Yesu. Cyubaro kibi cyawe Mana, kandi Mwana w'intama w'Imana, kwoko kwiza kw'Imana gukomeze kuba ku bwoko bwawe. Umugisha ubane nabo, umugisha ubane natwe, umugisha uboneke mu itorero ryawe, umugisha uboneke mu bakwizera, umugisha uboneke mu gihugu cyacu, umugisha uboneke muri bene data abari hafi na kure. Bwiza bw'Imana butuzenguruke, kuboko kwiza kw'Imana kubane natwe. Urakoze kukuri data wa twese mwiza, nuko amahoro yawe abane natwe, urukundo rwawe rubane natwe. Gahunda y'icyumweru cy'ejo nayo badutangarije, saa z'iteraniro rizakomeza. Iki cyumweru tuzatangira ejo, nabwo umugisha uzabane
ubane natwe, uzashyigikira abakozi bawe, mitima yacu izakomeze kubakwa no gufashwa. Urakoze kukuri nyiribihe, nuko urukundo rwawe, nuko ubuntu bwawe, gufashwa no kuborwa n'umwuka wera, nibibane natwe iteka ryose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. amen amen amen. Mugire umugisha w'Imana.